ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico shira impumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, Ajeprodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico shira impumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. mukobwa wanjye Gatesi rero karame papa. zana ngufashe guhanagura izo nkweto uteke vuba, ndashaka gusubira mu kazi kare. hari umukiriya ushaka ko mutwara, ntaza kuza kumukereza. byahiye papa, namaze no gutegura, ahubwo ni karibu ku meza. naho inkweto zo nari nzirangije, ahubwo reka mbazanire amazi mukaraba intoki. narishikanye cyangwa ikihiko, numva amazi rwose atari ngombwa gate. Papa, gukaraba intoki tugiye kurya ni ingenzi pe, biturinda indwara ziterwa n'umwanda. cyakoze ibyo uvuze nibyo mwana wa, dore ko njye mba nahuye n'abantu benshi ku kazi kacu k'ikimotari, nakoze no ku bintu bitandukanye. Papa, erega natetse n'ubugari n'akanyama. ese niko bimeze? akaba gasaba gakwehe mwana wa, ko nari nagusigiye amafaranga make yo guhaha. Hari amafaranga nasaguye ku itike shangazi yampaye nza, nari narayabitse nayongeranyije n'ayo wansigiye, nuko ngura ikiro cy'inyama. wakoze mwana wawe, ushaka utangiye guca akenge. akira isabune karaba bidahora. umuntu usigaye uzi ibyo papa wakunda se, niko ye rwose hahirwa umugabo uzagushaka gate. ndumva rwose bihumura uteka neza kurusha mama wawe. Oya papa, ntago narusha mama guteka pe, nuko yabitekaga yanabihisha ntitubirye kubera induru ze, cyangwa rimwe na rimwe tukaba tudafite amafaranga ahagije yo guhaha neza nk'ubu wabonye akazi. usukara ibyo mwana wa, yebega rekeraho nawe n'intoki zikeye, nawe karabuze tujye ku meza. naho ubundi Gatesi rero mwana wanjye ibyo uvuze ni ukuri. buriya mama wawe Marigarita rwose ntabwo namwangaga pe, ahubwo nyine nuko atabashaga kwihanganira ubuzima turimo, ikindi agafuha cyane birenze urugero. ariko buriya uko yankekeraga n'ingeso ntafite. Papa, tugize amahirwe mama akagaruka wenda yahinduka. ubu ntekereza ko yabonye ko kuba hatari kumwe natwe ari ikibazo pe. nta bundi rero mwana wanjye nkubwire, sinzi ko mama wawe yahinduka ngo bikunde pe. nzajya ngutekera igihe mama ataraza, erega ni no kubyitoza papa. naho ubundi mama nagaruka ndabyizeye azahinduka. ahubwo nkiri kwa shangazi yarampamagaye turavugana, ariko hari ikintu yambwiye giteye ubwoba pe. kunkuye umutima mwana wa. Papa yarambwiye ngo yarakubuze ngo agusabe imbabazi, rwose yarahubutse, ngo ibyo yakoze byose nta rwango rwari rurimo, ahubwo yabitewe n'urukundo agukunda bigatuma agufuhira. none yamaze kubona ko ibyo yagukekeraga atari byo, ngo yazize kumva amabwire y'abantu. none papa, wanyemerera ukamubabarira? none se mwana wanjye Gatesi, uragira ngo ngire ne koko? ko ntacyo ntakoze mama wakanga akananira. Papa, ndakwinginze niba unkunda nk'imfura yawe, babarira mama agaruke mu rugo, twere kugumya kuba twenyine, erega hari no kwangirika byinshi. Papa, nyine nari nkikubwira icyanteye ubwoba. muteze yombi ngaho mbwira. birakaze pe, Ese njye ni nta ibiki? nubwo ngisinzira. mbwira mwana wanjye rwose ndakumva winyicisha amatsiko. yarambwiye ngo mu kwezi gutaziyahura. ukaraga ndeko twataramye ngo iki? ariko se byo ni ibiki kandi akasakumirura? ngo nzamugusabira imbabazi z'ibyo yagukoreye byose, kandi ngo nzamubera ahatari. ngo ubwo tuzongera guhura ku munsi w'imperuka. akasakumirura? niko ngaho yihanagura umurira rwose umbwire neza.
niko ngo ubwo muzongera kubonera ku munsi w'imperuka ngo bizagenda bite kandi mbona Margarita agira ibiraburira mbona rwose yakwiyahura ese papa wankundira nkakubaza mbwira nta kibazo mwana wawe nk'ubu koko wabikoze ku munsi w'ubukwe bwanjye wazaba wicaranye nande wazaba warashatse undi mugore papa si nk'ibyo se nyine mba nkubwira mwana wanjye nk'ibyo Margarita tugira ngo yabanje kubitekerezaho koko ubu ntabona ko wabaye inkumi ishobora no gushyingirwa ahubwo si ubwo umusore wakwemera nyuko yariyahuye wamukuraho igate ko yaba kwiciye isoko ahubwo si uwo washaka yakwitwa mama papa none se wowe ubitekerezaho iki kanze guhamagara nyokorome Safari mubwire iby'iyo nkuru hazamerekeje tujye kumucyura urabyemeye koko papa urakoze cyane nugarura mama na gahungu nzajya nteka ibyo ukunda buri munsi winsetsa mwana we cyakoze nakubeshye ngira ngo urabona ko icyuho cya mama wawe cyatangiye kugaragara mu mirimo yo mu rugo mwana we aka kazuba k'umugoroba ko numva gatyahira ndumva nakota neza neza kugeza karenze uriya mbona uhinguka n'indera kumubona asa na muganga atuye inasi yakaze mubaze numve ahwi uwamaho uraho neza ese utuye inaha muraho neza muga ntuye hano ahubwo ndakubonye uhingutse ndikanga ntibaze ukuntu ugeze inaha nabonye mutuye ku mpinga nziza ndabona ariko umeze neza amakuru se yawe yewe ndaho nukuri nta kibazo muga nta kibazo mfite rwose ahubwo se ni karibu mu rugo iwacu ntabwo nicara ndihuta ubwo mpamenya ahubwo nzagaruka ubutaha nikoye mbwira amakuru ryahurizo se waje kurivamo ute waje gushyira mu bikorwa za nama nakugiriye ni ukuri warakoze cyane pe waramfashije buriya rero nahamagaye umugabo ndabimubwira yego yewe yabyakiriye neza pe maze yanyemereye ko azaza gukorera inaha kugira ngo nyiteho si wumva se ko ahubwo umbwiye amakuru meza so ni uri kuvugana na mama ku irembo reka nkingure idirishya ndebe mbega icyuki uriya ni umukobwa wagira ngo yaririmye mbega umukobwa w'amataye mbega umukobwa mwiza ndaza gusaba mama nimero ya telefone yewe umuntu mama yashimye bakaba baganira aramutse bamukazana we amata yababyaye amavuta buriya mama aribuka kumubwira ko afite umuhungu ukomeye woroye inkoko ufite n'amafaranga dore shangwa araseka uzi ko afite mu kanwa h'umukara uzi ko afite inseko iseretse wagira ngo niwe Sebanani yaririmbye pe iyizire muziranenge enda ngwino uzira icyago yowesha pe ndemeye rwose aho reka nambare vuba ubwo ngiye mu nama munyureho musuhuze anamenye ko uriya bari kuvugana ari mama ahubwo reka iyi shati nari ngiye kwambara nyihindure nyihindure nambara imwe y'ubururu n'ijya imbera igatuma mba umusore mwiza hato ataza kunyuzamo n'ijisho yewe muga ntahamagaye umugabo ndabimubwira nyine abyakira neza rwose ariko umuhungu wanjye uri hariya we nabuze aho mpera mbimubwira neza neza bwiye na se nawe ngo abimumbwirire ati umuhungu wanjye ntashinzwe kumenya ko nateye inda kandi urumva arata niwe tubana ahangaha ise ntaba hari kubera impamvu z'akazi urabona atagira ngo naciye si inyuma ese mama ni uko byagenze ni ugushaka uko nawe wamuganiriza erega n'ibibi ko umubyeyi utwitaho urahangayitse ese uwamahura niwe muhungu wawe nuriya uriya ari utajya mu nama zabo z'urubyiruko bafite karabu duhuze yimakaza ubumwe n'ubwiyunge mama ndagiye nzize neyetseho muraho namwe nitwa Karinganire Jeanne mwe babita bande nuko ye si uko biza njye nitwa Rata Umutono wa Clementine cyangwa washaka ukanyita mama Kadete uri umumama se ariko Karinganire uba muzima urumva amagambo ubudodobekeranya none se mama kumenyana hari ikibazo kirimo Rata nta kibazo kirimo Karingani wamaho ndabona ubyiruye ndabyiruye da urabona mu minsi mike nari we mfite umukazana yewe mama ahubwo nari nashimye none nsanze ari mama Kadete ubuse kandi wa mwana we mbona utaba muzima uyu se urabona kandi mungana ego ko baba wagiye ugatereta abo mungana Karingani niwe witwara neza Rata nzagushingira murumuna wanjye niwe muri mu kigero kimwe ntumva ahubwo ngaho se bingiremo maze uzabe marene yewe muga rekana n'amashyengo y'uwo muhungu niko Karingani uragaruka vuba se ngo ngire icyo nkwitumira urashaka kuzinuma se mama nanjye ndazikumbuye rwose ngutuma iki se kandi aho munyumvire ngenda ndaza kwigira utaza gusanga bakinze naho ubundi muganga yewe urabona ko bitoroshye
kubona aho menera. ahubwo njye nabonye uko nabitekerezaga atari ko biri uw'amaho. ndumva mutangiye kuzimiza, reka njye mbareke njye mu nama. mama Kade, namba yawe ndaza kuyibaza mama. nta kibazo nta kibazo. tuzaganire kuri iyo ngingo, wenda hari icyavamo. wabona undemeye. Ego uriya mwana si umusazira, wagiye wubaha bakuru wa mwana we, urabona uwo muntu umungana. Uw'amaho reka nzamukane n'uyu muhungu wawe antera akanyabugabo. ndabona aka kazuba nako katoroshye, ariko nukuri icyo kibazo nacyo ugerageza ugikure mu nzira. Yewe muganga we, ni ukuri ntibinyoroheye pe, ahubwo se waje gutera ibuye muri icyo gihuru nk'umuntu ukuze ukareba ikivumbukamo. yewe ndagerageza pe, ubwo uraza kubona umusaruro. Uw'amaho be wiriwe rero naho ubutaha. Karingani ndinda winsiga tuzamukane. Wibuke gahunda y'igihembwe cya kabiri ye. Yewe wivunika muganda, abizi ni vuba aha rwose, maze uze kureba uko wandwanaho nyamuneka ndakwinginze. yewe humura ndaza kugerageza Uw'amaho. mama waretse akaza koko, wowe ntubona ko nihuta? Aha, umuhungu uri aha nawe nzaba ndorada. Yewe araje ngaho muzamukana umugeze ku muhanda. mama Kade, mutubine hasi. ese uyu musozi urabasha kuzamuka n'ibyo biro byawe? yewe cyakoze uteye neza pe. ariko Karinganire wasetsa. yewe ntago ntuyinaha ni mabuko utuye hakurya iriya niyo nari mvuye gusura. ariko iyi misozi iranzonga kuyimanuka no kuyizamuka pe. none se mama Kade, kuvuga ko ari ugutaruka kuko ufite murumuna wawe musa kandi uteye nkawe? arahari ariko niwe mwiza kundusha. urumva ngenda umubyeyi waracyari umukobwa. ni ukuri nkeneye inshuti ifite imico myiza nk'iyawe, rwose byaba bibaye mawe. ese mama Kade, ko numvise mama kwita muganga, uri we koko? ndi muganga, buriya ntabwo wari wabitahuye. naje gusura mama wawe ngo ndebe niba yarakize. ese niwe wamusuzumye ubwo yazaga kwa muganga? yego ninjye wamusuzumye. kuki umbajije Karingani? none se muga, mbwiza ukuri, ntasanze arwaye iki? njye rwose nari natangiye kugira impungenge nkeka ko bamuroze, gusa nabonye yarakize, ariko nanone mbona imiterere y'umubiri we yaragiye ihinduka gute se Karingani? ese mujya mufata akanya mukaganira ko ari wowe nawe mubana mu rugo? tujya tuganira, gusa nyine ubona hari ibyo nkinga, nka buriya njye nkeka ko atwite, ariko nkatinya kubimubaza kuko n'ubundi papa ntabwo abinaha. yego nibyo yaratwite Karingani, ariko inda ni iya papa wawe, ntuzagire impungenge, ntabwo yamuciye inyuma. muga, nuko nta gitsina gabo kivuza impundu, ndishimye pe. none se yaba atwite agakobwa muga, ngo nitegure gashiki kanjye? Karingani tuzabimenya nagaruka kwa muganga, gusa ujye umuba hafi umufashe kubona ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye, kugira ngo murumuna wawe cyangwa mushiki wawe azavukane ubuzima bwiza. niba ari bwo ukibimenya, umenye ko umwitwaraho numugera imbere, ntuze guteza impagarara. humura muga, nanjye ndi umwana mwiza, ningera mu rugo mama ndamubagira isake, mushimire rwose. ahubwo ndabona ngeze iyo najyaga, reka nkureke tuzasubira. yego Karingani, ubwo naho ubutaha. nsuhurize uwo mukobwa. ndamusuhuza. Karinganire arashyize amenya ko nyina atwite, araza kubyifata amate. Simbikangwa nawe yemereye umukobwa we Gatesi ko agiye gucyura nyina mu maguru mashya akagaruka mu rugo. ese koko azabikora? Ntuzacigwe n'igice cya 35 cy'ikinamico Shirimpumbu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501, cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumbu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumbu itambuka kuri radiyo Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.